natwe turabishimira Imana. Kandi Imana yakoze imirimo ikomeye kubera ko umwuka akiri muri twebwe turi kubasha guhumeka nanone dushima Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami, dusome ibice 19 umurongo wa 14 kugeza 19. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 umurongo wa 14 kugeza 19. Aravuze ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya yarako azamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, ararambura imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abantu bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, kwegesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumva amagambo ya Senakeribu yatumye kugutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka abami ba Ashuri barimbura amahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari Imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye. Nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abari bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Kandi ishimwe cyane. Dushimiye Imana kandi yarinze bene data baje badusanga mu materaniro, bo babanje batsinda banateranye, hanyuma Imana kandi yanabafashije bashoboye no kuba mu iteraniro. Imana yashimye cyane. Ntabwo byoroshye nubwo rwaba urugendo rwa hafi, ariko naho Satani abatera imigeri ngo bidashoboka, akavana ngo byange, akagira gute. Nuko Satani akora, ushobora no gupanga urugendo rwo kuva mu nzu ugera mu muryango, naho akarwana, ariko turashima Imana yanesheje. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo wikitiranya imbaraga turi kumwe. Wiki wikitiranya imbaraga turi kumwe. Uyu mugabo dusomye cyangwa inkuru dusomye ni umwami witwa Senakeribu, yandikiye umwami wa Isirayeli witwa Hezekiya, kuko mu gihe cy'amahanga cyangwa se mu gihe cyo kugenda ibihugu byaguka, n'ubundi barwanaga intambara zo kugenda bafata ibihugu. Hanyuma rero arwanye bimuhiriye, atuma ku mwami wa Isirayeli aramubwira ati, wijya mu bintu byinshi, wowe intumwa mwoherejeho kondisiyo ibwiriza no kuyoboka tutiriwe turwana. Wijya muri byinshi kuko ihari ni uko muhitamo abantu banjye, yaba igihugu, yaba abantu bawe, yaba abagore bawe, yaba abana bawe, yaba imitungo yawe, nta kintu na kimwe kivuye. Mwese mugomba guhitamo abantu banjye. Afata intumwa ariko ziyobowe n'umugabo witwa Rabushaki, niyo mazina ye. Aramutuma amubwira ngo ugende ubwire umwami wa Isirayeli, nta mirwano ibayeho, bemere babe abanyage banjye. Amuhereza urwandiko. Mukunda gukina rero
agakina n'urwandiko. Reka mbabwire imbaraga z'urwandiko. Imbaraga z'urwandiko, umuntu amuhereza urwandiko akamuhaye nk'umutware. Nanditse urwandiko nkavuga ko ngurishije uru rusengero rwa Kimironko ariko ntibika. Uwo namuha yasigara neza bamuranisha uru rwandiko. Nubwo nta bubasha bifitiye ariko byanditswe n'umuvugizi wa ADP. Ntaho mwaburanira. Navuga se ko ari urwandiko ko yarwandika agashyiraho n'icyangombwa cy'ubutaka. Wagize se ngo iyo turi kugurisha n'icyo abantu bahererekana ni urwandiko. Nta bindi imbaraga z'urwandiko, iyo ugiye mu kazi bakakaguha mu rwandiko bamuha. Nicyo kimenyetso. Iyo uvuyeho mu rwandiko bamuha. Iyo uguze ubutaka mu rwandiko muhererekanya. Apana iby'amafaranga, amafaranga se ni iki? Urwandiko ruhari mugahererekanya urwandiko ukavuga uti icyangombwa cy'ubutaka gihe nta kibitse nta kibazo, wowe nta bindi. Urwandiko ruba ruhari. Uzi ko hari abantu bakina n'imbaraga z'urwandiko. Urwandiko rurakomeye. Urwandiko rwagurisha igihugu. Urwandiko rwagurisha umutungo wawe wose. Ko hari umuntu se basimbisha, bamara kugusindisha cyangwa bamuha ibindi biyobyabwenge bakarwana no kugira ngo bamusindishe ubwenge bw'ata. Yarangiza urwandiko bakarubika. Yazagarura ubwenge bakavuga ati reba urwandiko wasize. Yohereza n'urwandiko uyu mwami wa Isirayeli witwa Hezekiya aramusoma. Kimwe mu mabanga yo gushobora kurenga ibiri mu rwandiko ni ukurusoma. Muranyumvise? Turacyari kumwe? Iteraniro rya gatatu baba bananiwe. Hari ababa bazindutse bajya gupagasa, hari abandi nabo baba bazindutse barwana n'inkono z'utubuga z'umugari n'iki. Usanga rero benshi iyo batabaye maso batahira zabona. Imana nibafashe. Natwe twabaye hano kuva mu gitondo ntawe urasinzira. Mube maso rero, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu yicare ijosi rivuga. Buri garure ribe rihagaritse neza. Haleluya. Amen. Hari igihe waba umeze ko ikijosi ryavunitse uri kurwana n'urwandiko. Abantu benshi bafite inzandiko zinyuranye bahanganye nazo. Satani akakwandikira akakubwira ati nubwo wibesha mu murokore umwana wawe azaribanda. Urwandiko ukaba urufite ukavuga uti rwose nta kundi nariyakiriye, ariko ikosa warusomye nabi. Umva umwami wa Isirayeli wasomye urwandiko, kandi imbere y'Imana uyu mwami w'umunyamahanga Senakeribu yari ateye ubwoba kuko yakoze urutonde rw'ibihugu yatsinze. Arangije aravuga ati aba bayobotse nta gutera imigeri. Ibigirwamana byabo byose byari iby'ibiti, byari iby'amabuye. Twarabifashe turabiteragura, ibindi turabicana ku buryo nta mbaraga bigeze bagira imbere yacu. None ni wowe uzatera imigeri? Bakumva ayo makuru bagahahamuka. Icyavuyemo ngo amaze kurwakira intumwa ziruzanye, kandi intumwa hari amagambo tutasomye muri Yakobo. Hari n'amagambo babwiye umwami wa Isirayeli mbona ngubone. Baramubaza ngo n'ubundi wishingikirijeho iyo Mana izashobora kukurengera kugeza ku kigero babwiye abaturage. Barababwira ngo arabashuka, nta Mana ishobora kubakiza, ibyo abiringije ni ukubabeshya. Ariko Hezekiya n'umubabaro mwinshi urwandiko ararufata araruzamukana. Bibiliya iravuze ngo arujyana imbere y'Uwiteka. Abantu benshi bicaye muri iri teraniro, ikosa nuko bafite inzandiko Satani yabandikiye batigeze bajyana imbere y'Imana.
nkurikije uko ibihe bimeze ntabwo nzabishyira urwandiko se rufite se urarugendana buri gihe mu mutima wawe handitsemo ntabwo nzabishyira sinzashobora sinzahaba satani akakubwira ati rusome ukarusoma ariko ikosa nturujyana imbere y'Imana akakubwira ati runaka sinamwimuye ntiyagiye mu bizi runaka sinamwimuye ntiyagiye mu agahora akwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira ariko warangiza ntugire imbaraga zo gusenga ibanga ry'uyu mwami witwa Hezekiya ngo yarazamutse ageze imbere y'Imana aramanuka gupfukamaho niryo banga yakoresheje ngo amaze kupfukamaho arasenga umva isengesho rya Hezekiya rikomeye arasenga avuga ngo Uwiteka ntabwo ari wowe utegeka abari mu bw'isi byorohera Imana kwisobanura bene aho ngaho Imana birayorohera Imana ihita ngo hari undi muntu se wabonetse washatse kubafata akabayobora atari jyewe ubwo muzi cyakoze anaganitse wa mwana aramunaganitse ari mu mugozi hari aramubaza ngo none Uwiteka we hari undi muntu wicara ku bakerubi yego buriya rero mukinisha imitwe y'abamarayika abamarayika bateye ubwoba niba hariho marayika uteye ubwoba ni marayika witwa umukerubi kuko mu maso ye ameze nk'ahikize ntabwo akunda kwigaragaza kenshi kuko akora nk'uko garide perezidansiyeri ikora ni umutwe n'itsinda ry'abamarayika riri hafi y'Imana uwo mutwe ntabwo ukunze kuba uri kure Imana yicaye mu byimbo byabo hari marayika w'umukerubi uri inyuma uhagurutse utanze amababa hirya y'Imana hari marayika w'umukerubi utanze amababa hino uko bimeze ibizima byo birarwana no kuvuga ngo Imana irera byikubita hasi ariko abakerubi bari aho ngaho haleluya arasenga aravuga ngo none hari undi muntu washobora kwicara ku bakerubi Imana rero ikunze gusubiza mu cyubahiro cyayo iravuga ngo nta wundi none se ni gute umwami w'umupagani w'umunyamahanga yagutuka yandutse sigura urwandiko yagututse ngo ntacyo umaze yagututse ngo yagufata amategeko yagututse ngo nta mbaraga ufite yagututse ngo kugufata byamworohera yagututse ngo uri hanyuma y'igikomana arisobanura muri rwa rwandiko kugeza ku kigero Imana yavuze ngo rekeraho ndaje n'ibyo nkora birangije ihita yohereza umuhanuzi Yesaya baramubwira ngo ihute genda usanga Hezekiya mu rusengero mubwire ngo wasabye kukurengera ntabwo bisabye gutegura igitero ngiye kohereza umwuka wo guteza ubwoba mu ngabo ze basubiranemo kandi nibamara gusubiranamo bazarwana ubwabo wowe uzumva inkuru y'uko yapfuye noneho basubiranyemo baricaye bigeze ku mwami birangiye nawe wabishe nuko urugamba rwarangiye ikosa rero ufite ni ukuba Satani yararwandikiye Satani arakubwira ati none se urabona abana baziga muri iki gikorwa meze ntibaziga urwo rwandiko urarufite nese urabona mu mezi abiri uzajya ntabwo nzajya urwandiko urarufite ariko ikosa ririmo rikomeye ntirwigeze uruzamuka inzandiko z'umwaku Satani yabandikiye n'uyu munsi murazibungana ntabategereje kuba yazamuka ngo amujyane imbere y'Imana ndagira ngo nkubwire ko utisengeye nta muntu wagusengera babwirwa mukagamba nandikaho ibiganza ngokora ku mutwe ngokora mu ibuka kuba utahamutse ngo wisengere ayo masengesho ntacyo amaze
ejo bundi turi gusenga nabwiye abagabo ndababwira ngo nkunda umugabo witwa Dawidi kuko mu muryango w'inzu yacu bihutira kuba ahandi nta kintu kandi ugomba kubisikura we yaravuze ati byari ibirenge byonyine gusa ngomba byageze ibirenge mu muryango bihutira kuba ahandi imyaka igihumbi atandukanye ni mu muryango waza agaciro ko kugera mu nzu y'Imana aza agaciro k'amasengesho aza agaciro ko gupfukama azi ibintu bivaho none Imana ikeneye kimwe ijambo ikeneye yuko ureba urwego uriho ukizera ukaba umurokore udatewe ubwoba na Satani ukaba umuntu w'Imana udahaguwe n'abadayimoni dufite abagore babayeho bwihahamuka gusa mu gitondo tuza Mukristo watuzanye wibatsinda hari umuntu w'umurokore ugitewe ubwoba n'umuserebanya nta kwizere kubona umuserebanya mu ukavuga ngo kabaye ngo batereza ibintu byakunda ari umuserebanya gusa derutse kumva inkuru nange yaratambutse kuri BTN hano hakurya habaye Nyagasani umuntu aterwa n'inzoka zinjira mu nzu iwe zimaze kugera mu nzu inzoka ngo barazireba ngo zikibohora ngo zikongera ngo zikikora uruziga ngo zigashinga imitwe warahunga umugabo n'umugore bahahunga kandi ntabavandikora barangije baravuga bati reka tujye guhunga akinara Yesu bati niba mutazishe twebwe ntitwazishe umva rero ko Satani ari mubi ngo bakora imibare basanga inzoka n'enye n'abantu bagize uwo muryango ari bane ati kandi wishe n'imwe ubwo hagomba gupfa umuntu mu muryango wakica ati abantu babiri mu muryango esha basanga kuzica zose uzuba umuryango wose urawushize yakuzwa noneho ibinyamakuru biraza abo ku kagari baraza abo ku murenge baraza ingabo na polisi baraza bose ni bareba sanga kavuga ati reka gusenga niba mutangije nta kazi kayo abanyamasengesho baraza bazibonye ngo bakajya bamuguruka guca ku madirishya ngo kwakira Yesu ntabivuye abana ariko umwuka w'abanyarwanda basigaranye ibigori ndi imbere y'Imana bararorokoteye hashira iminsi 3 bavuye mu nzu yabo bagarutse basanga inzoka zaragiye mu by'ukuri kuva mu bantu n'abapandikora ngaho nebera kuko Satani yanditse urwandiko rumeze gutyo umunsi none hazandika uko kubimura burundu bizagenda gutyo buriya niba hari ikintu gikomeye ni ukumenya ko Satani yakwandikiye ariko waranze ukamusoma ukazamuka ukajya imbere y'Imana muhagarire ntibagire genda babara umutima wanjye urababara buriya barakanagusengera ari bene so mumenyeranye naho amabanga ari kwaduka hanze kuko bamenye yuko murika murarika niba hari umuntu urika n'umurokore arika neza rwose ngo ndasengera ngo amano yawe amanosa afite igihe kiba ngo amavi ngo ari kujegera mw'iki niba senga yagiye se hashikaze maze natwe ntabwo dusenga Imana itaduhishuriye kandi niba ushaka ko bagusengera sanga abashumba bawe cyangwa usange bene so muririmbana cyangwa musengana aho abo ngabo bamusaze ngo tubasengere ariko ibyo babasengera ni ibiki wowe wakisengera ntabwo bene ayo masengesho aho ntiyahama ntiyafata nta gaciro afite ngo kose ngo dusengere ngo muturambuyeho ibiganza umuntu akavuga ngo mu gatuza ndahatinda kujya guhora gutinda niho urwaye niho uri kubabara ufite ikibazo cy'umugongo ari gusengera amabere ayo masengesho uri kwirukaho ni masengesho urwandiko Satani yakwandikiye wazamukanye wowe ubwawe umwami wa Isirayeli nta ntumwa yatumye abahanuzi yabakeneye nyuma ntabwo Yesaya yigeze yumva umwami wa Isirayeli yamuhamagaye
wahubwe Imana yakoze telekomande iramubwira ngo ihute genda ujye guhumuriza Hezekiya. Uzi ko umugabo mwashakanye yawe urwandiko, none niba utari kuzamukana imbere y'Imana ngo umenye uko urusoma se, umenye n'uko urusengera, niba uzarusengera nawe se uzamujyanira, nawe uzamujyana bajye kumukana. Naragowe ndi imbere y'Imana, ntawe uzankanda nzisengera, wenda nibinanira nzabwira mwene data unyegereye mubwire ni rwose mfata akaboko dukomeza, ariko nibura wenda igende muri uzi umuntu basengera kugeza ku kigero wamwambura ibyo atunze. Muragowe pe. Niga gusenga, umuntu wese yiga kwisengera amenye uko yabwira Imana. Imana yumva indimi zose, mbere kugira ikibazo niyo waba utavuga. Uratsinda dufite umwana utavuga, bene data barabizi, ajya ahagarara mu kibuga muri parikingi, ahantu bakoze imbuga ya parikingi, agasenga akamara nk'isaha ari gusenga, umutima wawe ukenda kumeneka, kavuga ni ari kuyibwira ibiki, ni ibiki ari kuvuga, bikamara isaha ari gusenga, kavuga ni Imana. Uko twebwe dushoboye kuba tuvumbura inyuma tukavuga bigasobanura, gusenga bitunanira, wari kuvuga iki? Ariko abasenga twebwe biratunaniye, ariko Imana ikeneye yuko dusenga, tuyibwirira, ikumva, ikamenya uko idutabara. Ntabwo Imana biyinaniye, ishoboye kubikora. None Imana igutunguye wayibwira iki? Ni iki Satani yakwandikiye ukagira intege nkeya zo kugisengera, yarangiza akamufatira muri izo ntege nkeya? Abantu bose baroga amahembe, ku buryo umuntu avuga ngo iwawe ngo hafite ihembe, ko bayizanye rya muntu. Mwaragowe. Uzi kugira ngo umuntu bafate inzu, kubaka i Kigali birahenze, inzu bayimene, amakaro bayavaneho ngo bari gushakamo amahembe kandi bayabuye. Nurangiza we kugira umutima wo kubona ko wawubese ikoro, ejo nanone wongeye utanga andi mafaranga. Ngo wenda abarozi ntibacitse, ariko nanone ntabwo wapfa gufatirana mu benshi. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko nshaka yuko dusenga, tugasengera uyu muntu wagize intege nkeya, tugasengera uyu muntu uhamanuwe n'abadayimoni, uhamanuwe na Satani, nta cyizere cy'ubuzima afite, ntabwo umutima uri hamwe, ahora ajahabura, ahora yikubita aha, akagaruka aha, akajya hariya, akongera akagaruka hano, ikintu cyose cyamukanga, ikibonetse cyose cyamukanga. Ubu ko igihe cyo gupima ibyiringiro kigeze, ibyiringiro byanyu umupimyi kwaje kubishyira ku munzani, biri bushike, hari buvemo ikintu. Urwego rumwe rushinzwe umutekano bigeze rwinjira mu rusengero rumwe, ariko icyo gihe ntabwo hari igihe cy'umutekano mukeya, hari amahoro, ariko bitewe n'ibintu abantu bari gukora ku rusengero, waba uyoboye itsinda aravuga ati aba bantu ntabwo bagenda ntabahari, ntabwo bagenda ntabahari. Abantu bari kumati kugenda mu nce y'ibiti hariya, abantu bari kujya babyina bakiyambika ubusa, bakongera bakabyina bakiyambika ubusa, hari ku mugoroba wo kuwa gatanu. None bamaze kuzimugezaho aho ngaho, akubita umuntu wa mbere, akubita uwa kabiri, akubita uwa gatatu, kandi inkoni zisobanutse. Ageze nko ku muntu wa gatanu ati mbabarira rwose rero ibintu naje ko nagakura, nagakungu ni runaka wazanye weje aho kungurita sinasubirayo. Aravuga ati abantu mwese mwaje mugakungu mujye hari, bose barahari, aho umuntu n'umwe wahagarara bavuga ati ngeneye naje gusenga biku, abantu ko mwese aragakungu mutahe.
barataha. Buriya bizasobanuka ibi bintu abarokore barimo, tuzamenya niba mubihagazemo neza cyangwa murimo mubeshya, kuko Imana ikeneye abantu bakomeza kugendana nayo. Mukeneye imbaraga. Iteraniro rya mbere nababwiye ngo dushaka umwuka wera kumufasha, wadufasha kunyura mu bihe n'iminsi tugikomeje gukizwa. Umugabo witwa Petero wenyine ubwe niyo barahira, bongera barahira baravuga ngo bagiye ko niyo wacu ijosi, ngo sinakuvaho, ngo sinava inyuma yawe. Kandi umuja sekure peyisa, umuntu woroheje, niwe wamubaje ati ariko ubundi ko ndikumva uri kuvuga za Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ntabwo nawe reka kwa jina la Yesu ntabwo muriye nawe. Warahiye yuko bakuvana byose, ni nawe warahiye yuko nawe wahuriye nawe. Amubajije ubugira gatatu bose haka, Yesu akebutse amurebye mugabaranye. Nta mbaraga wagira zo kunesha Satani udasenga, nta mbaraga wagira udashoboye kuzamuka uboneke imbere y'Imana. Nta mutsinzi na bumwe muri bo bwashobora kunesha utarimo gusenga. Urakijijwe ubundi, iyo umukijijwe se urasenga. Inzandiko se Satani yakwandikiye ngo uzisenge gusenga, ariko ndagira ngo nsengere umuntu ufite urwandiko Satani yamwandikiye akaba atarashoboye kurusengera. Uyu munsi akaba akeneye imbaraga, avuga ngo Mana nanjye nguru urwandiko. No mu Kinyarwanda gisanzwe turabivuga, tukavuga ngo uriya mwana yabaye urwandiko muri ruriya rugo. Tukavuga ngo uriya mugabo si umugore yashatse n'urwandiko. Ntitubivuga se? Turabivuga. Tukavuga ngo Mana uriya mugabo imodoka yafunze n'urwandiko. Turabivuga. Ariko n'urwandiko rutasomwe, n'urwandiko rutasengewe, niyo mpamvu rukomeza rukaba ikibazo. Muri wowe harimo intege nkeya zituma udashobora kumenya uko wabisengera. Harimo intege nkeya zituma utamenya uko wabivuga, ariko umwuka wera yaguha urundi rurimi rwo kubisobanura imbere y'Imana. Harimo igihe abarokore bajya gusenga bagasenga nabi. Genda ubwire Imana yuko ariyo biri kuganisha, genda uyibwire yuko ariyo bikojeje isoni, kandi ntabwo ijya yemera gukorwa n'isoni. Naho n'urugendo rw'abantu ngo Mana ngo bari kumwaza, ngo Mana mbiguseba, uzakomeza usebe wenyine. Ariko genda ubwire Imana uti narakumenye, narakwizeye, none ni wowe uri kumwaba. Ntabwo ari byo bari guseka, ni wowe. Bizahita bizana Imana vuba. Iyo ni imwe muri za formule zo gusenga. Genda ubwire uti jyewe ntabwo ndi guseba, bazi ko ndi umurokore, none ni wowe wizeye, nta mwaramu. Imana biyihagurutse. Uzi marayika watanze raporo mu ijuru akisobanura akavuga ngo jyewe nari nshinzwe Daniel, none habonetse ikibazo. Uzi uko ijuru ryahuye, ryaje ritambaye, ari ukuza umunota umwe bamuzamura. Ariko ni gusenga, hari amasengesho abarokore bageraho kwizengurukaho, umuntu agahera mu kwa Asenga bene ayo ngayo, akazagenda akageza mu kwa 12, akajya asenga akizenguruka ngo Mana urebe ibikuta by'inzu yanjye, mberetse igikuta, mberetse igisenge, Mana ndakwiyeretse, Mana mberetse abana banjye, mberetse umugore. Uri gusenga yahe masengesho? Ayo masengesho arapfuye. Ayo masengesho yo kwizenguruka nta mumaro. Nushaka gusenga, haleluya, ukurikire. Nushaka gusenga, senga uhereye ku bintu Imana yakoze. Hera ku mateka yayo, yibwire uti Imana si wowe wagabuye runaka, none rero jyewe ndasenze ntabwo mfite amazi, hari undi muntu ushonje biko, wenda jyewe ugarukeho nyuma, kandi ubwo ntabwo nta kintu. Ariko urasenze, Imana uyeretse umuntu yatabara, navuze iti nibyo koko naramutabara. Hanyuma runaka we wamutabara, nibyo koko nawe ntabwo icyo gukora. None se jyewe binyuzemo, ubwo rero wahise kurikije wamaze kuyiza.
njye wabikoze mperutse guhura n'abantu bagaburiye barabyibushye ntawe udasa mani mvuge ati njye wabikoze none se mani njyewe se tugiye gusenga Imana ariko nkeneye umuntu ukeneye kuva mu bintu bisobanye akavuga ngo urwo rusobane ruguyemo mpisemo gukizwa neza kandi icyo kubwira Imana akurikiraho uri gusenga kuko niwo Imana ikeneye.